uvugishije ukuri warebye ukuntu Gitafu ameze ameze ate se ntubizi ko ameze ubwo se izi noneho na gahunda umva nkubwire koraho gahunda vaho ntabyo koraho izina mwe namo akenshi nkunda kumbwira ati nutambera umukunzi mwiza byibuze uzagerageze umbere inshuti nziza hari ukuntu abantu bakundana pe bigashyuhagana umva nyine ukabona ko abantu bakundanye ukabona ko abantu bateranye amavi ari wo batereye ivi mbona impeta yishyinguye muri toilette ako nyine ngewe niyo twashwana cyangwa wenda ibi bitakomeza sinzigere numva ibintu byacu byo kuba wenda nituba twakomezanyije biba byiza ako tunashwanye ntabwo twabizana nituzabizana imihanda sheri wanjye sibyo tuzabyimenyere byiza tuzakomeze tubane tubinshuti nziza kuko ndatekereza ko nta kintu kibi gikomeye cyatuma dushwana nge nawe uri umunyamahoro ukunda amahoro nanjye nkunda umuntu amahoro iyo mbonye ngewe ushaka kumbangamira nagenda hakiri kare niyo mbonye urugero nk'iyo ndi ahantu iyo ndi gutongana n'umuntu turi gushwana iyo mbonye ko ntangiye kurakara ntabwo umenya ahantu unyuze rero ikintu namubwira cyo ukomeze ugire umutima wagutse mwiza ufite kandi ukomeze ukore cyane ntiwite ku bantu bakuvuga wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina uzavugwa byinshi pe byinshi cyane kandi bitari byiza bibi gusa ariko kwihangana kwawe kuzarute kunesha ati byanze nuko nyine nyuma yaho nza kumubura I think so ko bahise bamufunga nanjye njya kwiga nanjye nyine mpindura ikigo tuburana gutyo icyo gihe nta n'igitekerezo cyo gukundana nabyiki nyine yari umunigabira aho nanjye ndagapeti kagenda nyine nta umuntu uri kubyumva ari kubyumva ukuntu byari bimeze ego aha tuza kongera guhura akora ibiganiro nyuma yaho nkajya mvuga ni Gitafu senzi najyaga mbona kwa Didi nkajya mubona ku ma TikTok ku ma YouTube ako nyine simbikurikirane cyane then nyine tuza kongera guhurira hano Shikiro ahita mwaho Giovanni niwe wakuze ati ngiye ngo ngo disingo warakuze yi nawe aratunga ati na disi warakuze ngo mana yanjye narawe nanjye naje kwa Didi numva nsanga sugikora inkweto mbona wabaye umuhanzi n'ibiki nyine ibintu byinshi ubwo nyine Gitafu tugenda tuvugana gutyo tuza gukundana nyine n'urugendo rurerure byose ntabwo nabicamo ngo mbirangize ariko icyo nzi cyo afite umutima mwiza kandi mugari ni intwari cyane ndamukunda briseriye man ntabwo ari kubeshya ukunda Gitafu cyane physical appearance umukundira iki Gitafu physical appearance ye uburyo agaragara ni umuntu ni bogari n'iki oya nabwo ngendera ku bogari kuko abahungu b'amabogari benshi baba ari imbwa oya se kandi yego naba bogari mwarahuye nabyumvise amabogari nta kintu nyifatamo mwagiye muhura ariko harimo abuze gutyo amabogari nagiye mura nayo benshi cyane ariko abatipe beza cyangwa abatipe nyine bita amabogari nta kintu ufatamo pe wapi ni abantu baba bumva ko ari beza bakabigendera bo bakirya kadakera ko bavugaho cyane kuko simbakunda icyo mukongera ni uko asetsa nyine iyo muri kumwe ntabwo irungu ryakwica ni umuntu muri kumwe akakuririmbira akakubwira utugambo twiza uko agaragaraho ko agaragara neza kuko nkunda abahungu b'ibikara of course umva nkunda abahungu b'ibikara cyane nabyo biri mu byo namukundiye so ibindi rero ni byinshi namukundiye birumvikana cyane urumva ko wakuze utuyeho nawe yaratuye najyaga njyayo ubu se basi afungwa waramusuye ntabwo nari mbizi kuko ni kwa kundi ubura umuntu muri karitsiye iyo wumvishe ko wenda bavuga ko wagira ngo yarimutse yego nari nzi ko yimutse sinari umwana sinari kumenya ngo bajya gusura ngo ibiki gusa ari umujama witwaga Hagura wambwiye ati inshuti yawe barayifunze biraho nyine nagusura umwana ntabwo yamenya ngo bajya gufunga he nyine mukiri umupetimani ntabwo ibyo watekereza ngo kujya gusura umuntu Gitafu ashinjwa byinshi nk'ubuyobyabwenge ukaba ari umusinzi ibiki n'ibiki mwe mwahura yasinze se ahubwo wowe sibikwangamira ntabwo mbizi njye sindamubona yasinze sibikwangamira ntabwo bimbangamira kubera ko ntabwo ibyo ndabimubonaho yego nibihuha muri make n'ubundi nse ko narabimubonaho ibyo nibihuha nyine ni abantu baba bashaka kumushyira hasi kandi w'umwana yasize amavuta biragoye ko yajya hasi
niyo wakora iki biragoye uwimana yasize amavuta iramutotobeka mureko ndi mwana ashayininge itara rye ryaratse nawe ufite ishyari umufitiye ishyari igihe kizagira nawe itara ryawe ryake yego sibyo mureke kugirira Gitaf ishyari pe ibyo by'ibiyobyabwenge n'ubusinzi ese bundi waje bitwaye yego dukomeze nabonye rero amafoto yagutereye ashaka kukiri mutoya kugira akiri karesha byose bitwaye ntago ndi muto bira nibyo ni ukuri cyane yagutereye ifu ira muto niyo mitanye yo kubana niyo fiance ni iki mete yo kubana se bayambarira mu rusengero rero ni fiançailles sha n'ubu ngubu tugiye mbona bazambara akatana n'abana pe no hanze barazambara akatana n'abana byaterwa ariko dufite uburyo twateguyemo ibintu byacu tuzakora ubukwe tubane dushyingirwe tuzire mu bukwe uyu munsi wavuze ko ufite ubana n'ababyeyi nago baguca intege ngo sura muhungu gutya na gutya kwishura media oya wapi nago banca intege twaba no mu rugo tureba babiri umuntu areba ibye kandi ikintu ubona ko kigufitiye inyungu nyine kiba kigufitiye inyungu tu kuko nanjye Gitaf afitiye inyungu kuba turi inshuti hari ibintu byinshi nagiye ndeka hari ibintu byinshi nyine nahinduye ariko ubu nyine nago mu rugo wapi ibyo twe nago tujya tubigira iwacu abantu batamuzi Gitaf ubundi mu rukundo bameze gute ari romantique oya se sha atanga utuntu tw'udukeya utugift twa hato na hato nyine niwe muntu twakundanye nkumva ko nkunzwe abandi bose barambeshye yakundanye n'umuhungu arambabaza witwa Eric sheri warambabaje naragukundaga ariko warambabaje turabashuje kandi tubahaye ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho channel yitwa Clever TV show naho nge nitwa IT niba umeze neza shima Imana utameze neza ihangane ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzagenda neza mayikaze abakunzi bacu bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba bongera bwaryo ndetse no muri Kigali ngarukanye n'ibyamamare bose murabazi asekesha waretse kumubere bandi mani ngarukanye n'umugore wa Gitaf nyuma yuko yaterewe ivi nabonye rwose abantu barabyishimiye cyane kubona Gitaf ese n'umugore wa Gitaf cyane rwose bamwita ndetse enda mikoro dona yaje nago nzi se kayu kandi no gutangira turabakiriye ahubwo yewe gusa icyo nabonye icyo nakwikundiye icyo nabonye icyo gihe nakwikundira uyu mwana mwiza ufite agasura keza ariko kandi baramutwaye indese ngo umugore ngo wande wa Gitaf gusa rutabizi ukunda nde izo nizo zikabisa nese reka nkubaza ibyo uyu mukobwa urabona aberanye na Gitaf cyane rwose none urabona aberanye nawe se Gitaf ni mayibobo weho mayibobo ikurenze niyi ariko reba ukuntu bameze umeze ute usibye ko washyizemo akagofero ibyo bitentire ukabihisha umeze neza urabona Gitaf yanduje gukora gahunda akoroka yo naje gibe oya none se reka nkubwire umugore mwiza uretse umugore mwiza ni warongowe urumva neza nta kumupfubya kuko mfite amakuru ko Gitaf afuvye no mukobwa ubu hari se bajya babimbwira abantu n'abantu nuko nawe binyibukije ariko ngiye abantu bajya babimbwira bande se ibyo bintu hari umuntu ubikora undamureba wabyemeye se byemere umva urajya reka nkubwire inama ndashaka gupfubura uri umupfubuzi se ndakubwiye ko napfubye se niba ngo ngire ndashaka gupfubura ndakubwiye ko napfubye se ahubwo ndashaka gupfubura umva mvana ubupfubuzi mu matwi tuvuga ibindi mvana ibyo ngibyo aho ngaho don't touch barakumera nabi me ndagukubitira hano wowe kayusaba kubita wowe umbwiye nimba Gitaf ari amavi yapfukamye akoboka uzi ukuntu byamugoye inde kugira ngo irameta y'inyambike byaje gutyo gusa ubundi abakobwa b'iyi minsi rero baba bararindagiye je nago numva ukuntu wakunda Marine urafata umuntu nkuriya udoda inkweto ku mihanda ukamukunda
ega n'urukundo man urukundo wahe oh yavyore udote mweto ku muhanda wese ukora iki jewe se cyende umumoto ndi n'umuhanzi uhanga iki sera mpanga ikibada uduturi ijana ewe n'umupuri ngabasi dribo yawe rumva bose n'abahanzi ari umugabo we n'umuhanzi nawe uri umuhanzi ngamukuru sheri nkundu kunuruka inyuma ukaza unsunika nutakanda kuzimya uririmba nk'igikeri mva reka mvana iyo mirimo umva reka nkubwire kuririmba ariko kazi konyine gasigaye ku isi wajya gutora amashashi reka nkubwize ukuri jye nakubeshye sibyo jye nakubeshye bindi mu maraso kandi ikindi cya kabiri jye ntandukanye na bino birura byose ubona byigira intama asa ubundi ko icyo ushaka kuvuga wacyumvise kitafuna ikirura kitwishe ni ishyari ry'itafu asigaye ameze neza gute se uzi noneho inzara ze zamaze inzara zimeze afite inzara zimeze nk'iz'ibyiyoni ubwo ni ubutiku afite inzara zimeze nk'iz'ibyiyoni none ibaze nk'uriya noneho yari kugukorakora gutya kwa kuri nyene kwa kuri muri mu buriri ariko kumasa sibyo kuriya muntu wagira mudu wakwishima wamera neza umvugishije ukuri warebye ukuntu ugita ameze ameze ate se ntubizi ko nameze ubwo se noneho na gahunda umva nk'ubyire koraho iyo gahunda vaho natokora koraho wumve mvani nawe numukira kuza amafaranga gitafu amafaranga y'iki twerekane momo oya ducimaka twerekane momo konti yawe hari amafaranga oya wimbaza ahubwo twerekana momo ya gitafu na telefone mfite ariko amafaranga akurusha urukundo akurusha ubwiza urafata umuntu uhobagira akurusha ubwenge bw'iki everything ubwenge bw'iki azindi bizingana gute ku buryo bavuga ngo waraga ari bwo bwenge reka kumenya indi ntaga ari bwo wamukundiye waragoswa ahubwo umuntu abafite masters afite doctora ariko mu quality vide bajya bavuga ngo abakobwa buriya ntabwo bajya bareba kure bareba ibintu bya hafi ubu gida futura tufaranga twa hit ni dushira bigumva tura dufaranga twa hit ni dushira kwindirimbo yitwa ngo ragitosa azavuga ati kayusi ngo nakunze indirimbo yitwa umupuri neduturijana ndashaka kubinkorera babyumvise isi iyo ni indirimbo mu by'ukuri ugomba none se reka nkubwira amaturijana kweli amaturijana byabyorera babikora ibibazo biragoye wabishobora uduturijana mu munota umwe kandi rwose nahita mbikora karabuyicara hano ndaje ibaze nyine mu munota umwe yewe yego ngwino usuhuze se kara wambabaje ngwino usuhuze kugira ngo agahinda kanyuga nta kintu kikurimo abanyarwandakazi mwabonye karabo k'Imana dore mugore ngo waje itafu ndikumubwira muri live ari kugiganira ni wa mugore waje ngo gitafu ndikumubwira yuko yagoswe ndikumubwira ko yagoswe nabaza mubwira jewe ndashoboye gitafu ndagutwara gitafu nyine seko mushaka umunwa washaka nyine mushaka umutware umushaka arajya heno mana yanjye gusa n'icyuki ubwo mushaka nawe iki ameze neza arakeke cyakora da karabo nta kibazo usuza abantu kwicana bite bigenda birenze witwa nguki Kireva TV show ndabasuje cyane Imana ibarinde cyane mujye mukora subscribe ubundi mufashanye mukunde gufasha abana b'abakobwa nk'aba ngaba ariko nanone kurindagira mutagize mudashaka kubafasha kugira ngo babarongore babashikisha ibintu kwinanura ku mwana w'umukobwa ngo nikosa cyo bitaruswa icisho ryiza ufite amaso meza yagaruka tugeje nako kwinanura ko nagabesha ayacu ariko wewe wicaye hano ndaje ntari bibangi bizima nagabesha rwose umunsi umwe araza nuvuga ngo ngewe nakubeshe karabo k'Imana n'umuntu ngendemera cyane mu industry amugiriye inama baravuga ati kugira ngo uzabeshe umukobwa bani ugiye kumugira umusitari dore ko gitafa rijya muri shisha ari byo amubwira akamubesha noneho akatajya musambanya oya se arabikora se burya urakeka katabikora se icyo ni icyaha iyo none se n'umuceri nta kibazo mujya guhura byagenze gute birakureba wowe ko ntacyo mufana simwahujwe n'agahiti yari kindi hiti yahise ko ngiye tuziranye dodi inkweto yo oya serious seriye nyine 2018 ngadoda inkweto ase nimugafata akazi gashobora gutunga nugafata akazi kishirira umuntu inzu nugafata akazi kagaburira umuntu gasuzugura mwawe ugira kahe kazi kugukaresa
na oya ubu mu modo yavuze ko ari mu modo gende mu modo amodaringa he yamamariza ihe brand y'imyenda dore banzu rebe no ngofero ndebere oya reba yanditseho Bavaria sibyo se oya biba turebere ngo namamariza ngo ikihe kigo ni mama tugendane neza ugende gake ahubwo genda kuyobora ndagufite yego uyu mwana yaterewe ivi hehe baramubeshe bose bambeshe inde wambeshe yaterewe ivi urumva mu buryarya kugira ngo uyu mushuke urumva bamujyaze undi mwana wa kabiri uyu nguyu ni umufiyemeri waneye indura biziza ariko nawe amabere yaguye ntago amabere yaguye amabere ntabwo yaguye ntago ngakora urebe akora hehe we yaraguye yabaye nk'ikebe yazujya kayu yazujya he n'amabere biragaragara yaraguye arambaye imyenda yego ariko biragaragara uzi umukobwa ufite amabere ahagaze wabumeze gutya none uyu nguyu do dore ukuntu afata amabere akayagira gutya urumva dore ukuntu abigenza nibiteze no kugwa reka nkugire inama babisobanure ibyo bintu by'ubufiyemere waneye inda se none se kuba fiyemere icyo bitwaye oya waneye inda ntabwo ubundi umuntu uvuga ngo adahagazeho waneye inda umwana wanjye uramuzi suri fiyemere se biragaragara waneye inda umwana wande ariko impamvu ayo makuru wayakuye afiyemere ngiye ngo ndabakubera ko niba abantu narabyeye narabyemera benshi bakura afiyemere respect aburi muzima hu urabyemera ko wabyaye na mwana afite nahera kutapanutse kanyunda gukubitira hano ibyo rero ukomeza kubivuga ndahaguruka hano nigendere oya ntabwo bino biboro wawe birandeba none se ubu ngubu ko basemuhungu bapanutse basemuhungu nyine nawe baje kadi ubu se wowe uri umuntu ki kubyo umuntu atabivuga oya ba Jackie ko bapanutse ni wowe uri abo nyine wa Jackie nano wonze uri akuzi uza abakobwa baje biyita indaya kugira ngo bikunde Jackie ni ariko usida ugafite umukunzi nyine ntakari indaya oya tuvuga ibintu ariko reka nkubaze ikintu kimwe reka kugira ngo mutsinde neza kugira ngo bikunde tugende neza nurakare mu kiganiro ntashaka gese ahubwo yirukanka gende ndasigara hano reka nkubaze reka mwibarize ukuri kurajyana umuntu kamubwire naga ikibazo ntabwo mbabaye ntabwo ngiye mbabaye ahubwo agerageze uyu mukobwa tugiye kubitegera nusanga atambaye ikareso y'ingwe yayindi y'abakozi bo mu rugo hitungaye wewe sinigeze murongora sinigeze njyamana nawe nyene ndakigira ngo mbikwereke nabikwereke noneho we nusanga atambaye ikareso y'ingwe kayusi ibyo bintu wapi impamvu ya n'umukobwa kandi afite umugabo gusa baswaye babipfama ahubwo rero twagiye reka mugire inama yanyuma umva nkubwire ibintu bizima utari discipline tubureke tuganire nyine ndamubwira nta kibazo niwe bamubwire arabyumva kayi wabyumvise bafite umugabo mwubahe wamwumvise ngo sibyo sheri wabyumvise uko navuze ngo sibyo sheri subiramo twumve nabyo nsubiyemo wabyumvise aravuga ngo sibyo sheri nibyo cyane prank nibyo ni parankiriya nese uza abakobwa gita bamaze gutera rivi ndakunyomoza nyene ni wabonye none warundi ari kindi gikobwa bita ngo cha Marava Queen cha nanuze nabakobwa batatu ngewe nzi umwe bamwita Sandrine undi bahita Marava Queen undi bamwita Elise urikumva bose yabatereye bamubeshe yerekana amafoto ako watushe yerekana amafoto ngiye ko ari kujya ku mbuga ahantu hose nkibona nga yerekana amafoto yayo maviya amafoto ahubwo tweka twagiye jitafu mwahuye ryari mukuru bwawe nawe sheme ko nazo tukumva gutya twawe ryari mu rugo dukundana tumenyana 2018 waramukundaga yari inshuti yanjye bisanzwe wamukunze gute rero agira afite ukuntu ashaka kuba yakigarurira umuntu cyangwa amarangamutima y'umuntu gake gake nyine uko hajya bavuga gukira uko iminsi yagendaga yicuma uko ibihe byagendaga bigenda nanjye uko nagendaga muramo bitewe n'ibyo yanyerekaga nibyo byatumaga mukunda njye ntabwo namukunze kuko ari umusitari kuko twamenyanye ataraba n'umusitari ari muri kamera akidoda kwa Didi mbwiza ukuri kandi ngo nikavukire bano bose nikavukire zasaze turi kavukire nyine bose barasaze bose ntabwo buzuye ngaho mbiye ukuntu abantu batuzuye bazabana oya ariko bana abantu batuzuye uyu ntiyuzuye hajya ngo mwibuke kuze twameneka bamwita no mukobwa wambajije oya mbwira izina rye jinde wose Jojo uri Jojo biti koko uri Jojo kibarete
wa muhungu wataye ishinge mu ishyamba bamwitana akajya gutwika ishyamba ryose ni Nsabi ni George Vanetti George Vanetti rero ni nk'uyu nguyu wandetse urukundo ariko ikintu gishakuya ni kimwe sibyo ntabwo urukundo rwa kitafuna nubwo ntaho rwagera kubera mbwira nk'ibintu bitatu akoroka yo urimo kurabishira ngo nagusange idesenye Kayusi namwemera yasanze basemuhungu nuvuga ngo uyu mukuru yaragoswe ni kavukire sibyo sanga basemuhungu bajye kupfumura uri sugi oya mugize ukuri ibyo ntabwo bikureba ngo mubarize ikibazo nagusubiza ntabwo bikureba giseka nawe ubona nese ubwo reka nkubaze ntabwo bikureba cyangwa cyo uriya mujya muri kumbwira ntabwo azi gahunda kubera iki utamuzi kandi biragaragara ariko nibyo barabyivugira ko atabishoboye ninde wabivuze abivugira hehe abivugira hehe arashoboye nagaje bundi nyina ntabwo bibareba ntabwo iki kibazo nacyo subisha wowe umenye gute umuhungu mugenzi wawe gute uri umuhungu arabyivugira mu musheri wawe arabyivugira ku mubiganira agenda akora biganira icyo kibazo rero kuri pe arabyivugira mu biganiro ubwo nimba yarabikubwiye ahubwo wewe ndashaka kubwira akantu kamwe sibyo jya wishakira umugabo muzima ufite imbaraga uhe mugabo muzima yego matuza we ndebera ituza we ndakura nkagira ngo singe kukozeho na magufa yese kukozeho nkora hehe ko nta n'ahantu umuntu yafata yese kukozeho nawe na habe ubundi urarya na umva na nyama naki ariko gitafu ngo twaye umugore birarangiye mana Kayundo mbyutse ngasanga nagukunze nahita njya kwa Makuza nkamanuka hasi Kayusi uri se Kayusi akunda abakobwa akunda abasemuhungu reka njye nikundira wewe nikundira abakobwa yamukunda iki Kayu kandi ubona afite njyewe sinagukunda rwose wapi icyambere cyo uyu nguyu ngiye tukimara kubana uzi icyo namukorera kugira ngo aviyorwe neza sibyo kugira ngo aviyorwe neza sibyo gahunda neza zicemo fresh azajya bikora ruzungu nabanza nkagira nabanza nkazana cya gipupe cy'igitsina gabo cy'igishinwa oya ibyo bintu bivana aho ngaho ngo nawe nta kintu kikurimo bamwumvise wabyumvishe ubwo nyine nawe uri yaburije akwanze ku munsi wa mbere ugiteka ibyo bireke ganira ibindi ibyo ngibyo rwose nta reka nkwereke ubundi urakijijwe ngende umukristo ngo ndimbira kamera cy'Imana kwa Kristo nibwo nibwemere kukijijwe ndimbo y'Imana abo kigoretse gato nabonye amafoto hanze gitafu arimo kwambika impeta iri Yesu urabona bakundana ko ari prank kumveka nyibwirira yega biragaragara niyimwereke dati beta yanyambitse nago yanywiriye yagiye gukoresha indi ese urumva baba bari seri ngo barakoze ubu musabana ego ko cyane mu minsi bije turabatamo save the date babana gutese ko bose bariragiye kubera iki biragaragara umva reka nkubwire ishyari riri guturumbuza amaso nk'ay'urudagara nawe ndabona ishyari ryakugeze mu bwonko muhu ishyari ry'iki ry'uko Gitafu agiye kwishakira umugore reka nkubwire sibyo ngewe mfite ibintu byinshi ikintu cya mbere mfite ubwiza mfite n'imbaraga nzi gukora gahunda neza ikintu cya kabiri mfite amasambu ntabwo azaza ngo uzibicwe n'inzara ntabwo uzadoda inkweto nka Gitafu ikindi yego masambu we ntabwo we nagukunda iyo waba ufite Kigali yose mvara urukundo rwawe mu matwi uzi impamvu wankunda se reka nikubona nakubyaza abana baba nikubona kuri kamera ufite ibiherena mo hano wiyambarishije ibikanzu umva don't touch me ntabwo merewe kunkoraho mvaho wanyatsi uzabona umugore uzabona umugore wowe nzabona wowe nzagushaka ndaje ngushakire usanga batinka usanga ubundi butinganye bugenzi bwawe wagira ngo barabaroze nikumva muri SBN ndebere ukuntu kaba kigize we none se ndajya ngo ubuhe igihe neko ndi umustar sinzi niba icyo kintu cyumva wowe star Yesu kuki bashaka gutsindira sa gusabye umukino wawe ko ngiye kuzakwemeza nkagutera mu nzozi se ukazabona agaciro kanjye nuko ibyo tubyori urasitsa no mu nzozi murose wapi cyane rwose ngiye nzamurangiza rwose ngiye nkurose nabyuka nkiruka nkajya gusenga nkavuga ati mana abazimu n'abadayimoni
ambosa uwinguye yabona imbaraga ndakwanga kuwa mbere ndakwanga kuwa kabiri ndakwanga kuwa gatatu wa gahungu we ndakwanga kuwa kane vuga ikintu mwapfuye kurya umwanga bigeze nuko rwo gapfumagura gapfumura ubwonko vuga ikintu mwapfuye kurya navuga icyo twapfuye urwango rugeze aho ngaho navuga icyo twapfuye Kayusi n'umutinganyi nigeze nkurongo narongoye basaza bawe se utaramubona yakubisemo ijipo yigeze anarokoka akajya mu rusi akomana aseka wakakiriye agakiza wazakiriye agakiza inka inama bamugira kugira ngo mwemere nicyo asaba nago nge namwemera ahubwo namugira inama yuko ibintu arimo ari abadayimoni bateye isi satani yaramanutse atera mu bahungu umuhungu akunda umugenzi ushobora umuhungu ugaruka mukuru uretse ko abakobwa b'iminsi bigize abakobwa b'ubwibone uri nguyu urabona atari mu kagatare nubwo namukunda kwaba ari ukumura kagatare se Gitafu akaba yashima guteze ko tabishoboye ko abyivugira nawe ko atashoboye kurongora urasetsa ntabyo ashoboye wese we wabibwirwa ni impamvu njye mbivuga nuko nyirabyo ajya bivuga rero uyu mukobwa uretse ko ako nawe uri gukurura wishyira arishyira iki uretse ko nyine uyu mukobwa kumva se toka dayimoni toka bavuga ngo baca umugani ngo urubuzi imbwa ngo ruvumbukana ngo imbwebwe ikintu kigaragara muri make uri gushaka yuko mukomfirima akanga uyu nguyu yahugiye mu gutera amabuye imbwa gaterwa amacumu ariko umva nkubwire arakano utumvise neza uyu nguyu yahugiye mu gutera imbwa amabuye kumva rero azatahira gutera imbwa amabuye oya uri mukobwa ubwi warivugira ati uri umutinganyi ne yawe ko se bice byawe uracyari umutinganyi kuri iyi si y'Imana sinjya nangana ariko ndakwanga Yesu ubu muri make ushatse kuvuga yuko utakibikora nawe abyumvira nongeye kwita njyewe nimba warabivuyeho ndakujyana kukogoshesha uwo musatsi gukuremo ayo mahere nayo oya urashyiramo utuvisi bazi ubundi ngushakira umugore urashakira umugore kandi ari wowe washaka ngiye mfite umugabo wahese wahe amusa reka none ngiye ansobanurira sibyo Gitafu uri muri kamera ego uramukunda byanyabyo njyewe Gitafu ndamukunda cyane n'umutima wanjye akundwa n'inda zose z'imihanda nta kibazo iyo ufite Imana yagusize igikundiro ese ni abantu bazima n'imbwebwe ziragukunda ntago ari abantu bazima bakunda Gitafu njyewe urabona ndi umupfusi basigaye mukunda iki afite iki n'amatika agira ntabwo agira nk'ubwiyi mbwebwe uzarebe akaboko ke kariho imperi kariho injaba nyuma ngo akaboko ke wajyaho n'inyundo ubusi yagushimisha gute yagukora nta kibazo afite uko ashimishamo nawe ikintu kigaragara afite uko ashimishamo ufite ishyari umugore wari kwivugira ati afite ukuntu amushimishamo wowe ukashaka kumusebya ugashaka kuza kunsebereza umugabo kandi yaramukunze none ahubwo reba indi tekinike ukoresha kuko indi kubona iri nago byavamo karabambara byanze Madamu Gitafu madamu wahe vuga ngo ni indangamirwa Gitafu wivuga ngo ni madamu oya vuga ko ari indangamirwa Gitafu ese barabana se oya warabashingiye oya warabashingiye mbwira warabashingiye oya warabashingiye proposal nyine ariko ntago wabashingiye ibyigiki winkoraho ahubwo se warabashingiye wowe warabashingiye kuko umwita ngo madamu ndebereye ihene we ako sina umuntu ngo ni ihene kweli ihene buhene nari bindi ariko madamu bivo difiance uwo ngo we yitwa umugabo we nawe ni hu banyambitse promissory barongera we urasa irihe nago bikorera kanyama mwanda mwiza nago bikorera nabyiza bwe wenda jyu nguyu uretse kumufasha nkaba namukorezaho batamukoreje giye nkaba namushimisha nta byishimo we wamagahinda afite bamuteye akaye gahinda se mu buriri se kugira ngo oya nabyuburiri cyane yarakubyiza kuri ndabizi banze imbere amafoto y'uyu mukobwa bamutera ivi nabonye rwose kayu basi ngiye mubazi sibyo wowe ngasoje oya mukanya gato ngewe ntago nakomeza kucyara kuko gica amazi mukanya gato ndivumbura genda oya nta kibazo yahetse bagwe mu kiganiro oya nari none se ajya hehe ajye mu bekomeza umubazi yego ahubwo urumva ushaka no kwicara hano wankunze urajya aho kunyamasha ko akwina mwiza nawe ukunda Kayusi ntacyo bitwaye kunyina bese barakundwa ahubwo rero tsara bamukura iki Gitafu Gitafu n'amatika agira nagagira shushu nk'iki kimara umva ni umuhungu uyivugira makeya nyuma ya kamera wenda kuri kamera bwo
abari mu kazi ariko nta matika agira, ni umwana mwiza agira umutima mwiza, ntabwo tubana ngende wacu. Ariko wakivuga ibintu by'ukuri, uriya ni sugar daddy, uyu ni shekamana, yamaze ni indangamirwa bose. Ibyo uvuga byose ibyo ni ishyari, ishyari ni ishyano. Ishyari kikize we nabugira ishyari. Ishyari ni ishyano. Ishyari ni ishyano. Inama shaka kugira. Na nama yawe nyeneye mvana induru mu matwi. Va ku mbobo, uve kuri Marine, uve ku Musega, uve ku mateka mitwe, uve ku mwesikoro. Dore va ku giti dore umuntu nde igiti n'umuzi. Umuntu ngo nyine muri wowe ufupa wagira ngo va ku giti. Nakora ko va ku muntu dore igiti. Dore umuntu va ku muntu dore igiti. Niva ku muntu dore igiti yewe. Va ku giti bya ku muntu. Dore umuntu dore umuntu. Igiki kingije? Umuntu ngo bigiye. Yewe naho babuze. Tubona rata uyu munsi abakobwa benshi baza muri social media bakunda star birangira nabi. Wowe witeguye kuzarwana nambara ku gitapu ukababa hafi ukamurwanira. Urumva nyine abasohoka na benshi bamurwanira. Abashaba baby baramukunda. Dore kandi akina dode inkweto baramukundaga. Umuntu wese w'idage umva nubundi ase kukimupinga akazi k'ubukorodoni. Akazi kishira inzu umva. Akazi kambika umuntu, akazi kagaburira umuntu, nimba umuntu afite imbaraga zo kuvuga ngo avuye iwabo. Sibyo? Avuye iwabo mu rugo arakarabye roza aragiye yicaye ku muhanda afashe korosha aradoda kugira ngo wihoraho wagegeraho. Wowe undi ufite ubwenge bwo gufata n'ikorosha. Akajya agakora mwangiza mugasebya akazi k'umuntu. Niyo waba ukoropa muri toilette mva imbere. Ndagukubita mva imbere kayu. Nabizo mva imbere mva hejuru. Mva imbere yarakuroze. Mva imbere. Kayu ndaguhonda. Ikiganiro rirukanse nyuma yuko rero yatatse umukunzi wa Gitafu bikarangira yaramuhitanye. Kayusa arahunze gusa we aracyahari. Ikiza nuko uyu mwana uburyo namubonye ni imfura nyine araganira aritonda akirata wihangane sibyo se hangane era manguri indiscipline pe wihangane kabisa ni indiscipline cyane uyu munsi rero sibyo reka twiganire umura rwose ihangane byabaye byarangiye nyera inkuru y'uburyo huye na Gitafu ukisanga mu bakobwa igihumbi bamukunda ari wo mutsindiye ahubwo uri intwari kuko usanga Gitafu umustar akundwa na benshi pe ariko wowe uyu musore mutsindiye yagutereye ivi duhe inzira uburyo mwagiye mukundanamo uburyo byatangiye aho mwahuriye twagiye ngiye twamenyanye kera nyiri umwana wende ngiye twatuziranye na Gitafu niga primaire kera kwa Didi yicara kwa Didi dode inkweto ukumva nkajya ncayeho akamejana nkagura irindazi nkagura biscuit wabona nyine ufite nk'umujama ahantu muri quartier gutyo ukuntu ari umutipe witerera story wigira umutima mwiza nkacaka kagurira ibiraha bwa umunsi wegeza ngurira indobo y'ibiraha biraha byaciye no nkatangurira ikirati babiguhe nubimara ndabyishyura niricariye ibiraha banza nararenga 15 umva ndegura kabisa navuga ati byanze nuko nyine nyuma yaho nza kumubura I think soko bahise bamufunga nanjye njya kwiga nanjye nyine mpindura ikigo tuburana gutyo icyo gihe nani igitekerezo cyo gukundana nabyiki nyine yari umunigabiraho nanjye ndagapeti kagenda nyine na umuntu uri kubyumva ari kubyumva ukuntu byari bimeze ego aha tuza kongera guhura akora ibiganiro nyuma yaho nkajya mvuga Gitafu senzi najyaga mbona kwa Didi nkajya mubona ku ma TikTok ku ma YouTube ako nyine simbikurikirane cyane then nyine tuza kongera guhurira hano Shikiro ahita mwaho Giovanni niwe wakuze ati ngiye ngo ngo disi ngo warakuze yi nawe aratunga ati na disi warakuze ngo mana yanjye naragoye naje kwa Didi numva nsanga sugikora inkweto mbona wabaye umuhanzi n'ibiki nyine ibintu byinshi ubwo nyine Gitafu tugenda tuvugana gutyo tuza gukundana nyine n'urugendo rurerure byose ntabwo nabicamo ngo mbirangize ariko icyonzi cyo afite umutima mwiza kandi mugari ni intwari cyane ndamukunda briseriye man ntabwo ari kubeshya ukunda Gitafu cyane physical appearance umukunda iki Gitafu physical appearance uburyo agaragara nyine uburyo agaragara ni umuntu
ni bogari n'iki oya nabwo ngendera ku bogari kuko abahungu b'amabogari benshi baba ari imbwa oya se kandi yego naba bogari mwarahuye nabyumvise amabogari nta kintu nyifatamo mwagiye muhura ariko harimo avuze gutyo amabogari nagiye mura nayo benshi cyane ariko abatipe beza cyangwa abatipe nyine bita amabogari nta kintu mfatamo pe wapi ni abantu baba bumva ko ari beza bakabigendera bo bakirya kadakera ko bavugaho cyane kuko simbakunda cyo mukongera nuko asetsa nyine iyo muri kumwe ntabwo irungu ryakwica ni umuntu muri kumwe akakuririmbira akakubwira utugambo twiza uko agaragaraho ko agaragara neza kuko nkunda abahungu b'ibikara of course umva nkunda abahungu b'ibikara cyane nabyo biri mu byo namukundiye so ibindi rero ni byinshi namukundiye birumvikana cyane urumva ko wakuze utuyeho nawe yari atuye najyaga njyayo ubu se basi afungwa waramusuye ntabwo nari mbizi kuko ni kwa kundi ubura umuntu muri karitsiye iyo wumvishe ko wenda bavuga ko wagira ngo yarimutse yego nari nzi ko yimutse sinari umwana sinari kumenya ngo bajya gusura ngo ibiki gusa ari umujama witwaga haguru wambwiye ati inshuti yawe barayifunze biraho nyine nagusi umwana ntabwo yamenya ngo bajya gufunga he nyine ukiri umupetimani ntabwo ibyo watekereza ngo kujya gusura umuntu jitafashingwa byinshi nk'ubuyobyabwenge ukaba ari umusinzi ibiki n'ibiki mwe mwahura yasinze se ahubwo wowe sibikwangamira ntabwo mbizi njye sindamubona yasinze sibikwangamira ntabwo bimbangamira kubera ko ntabwo ibyo ndabimubonaho yego n'ibihuha muri make n'ubundi nse ko narabimubonaho ibyo n'ibihuha nyine ni abantu baba bashaka kumushyira hasi kandi w'umwana yasize amavuta iramutotobeka biragoye ko yajya hasi niyo wakora iki biragoye uw'imana yasize amavuta iramutotobeka mureko undi mwana ashayininge itara rye ryaratse nawe ufite ishyari umufitiye ishyari igihe kizagira nawe itara ryawe ryake yego sibyo mureke kugirira jitafu ishyari pe ibyo by'ibiyobyabwenge n'ubusinzi ese ubundi waje bitwaye yego dukomeze nabonye rero amafoto yagutereye ivi ashaka ukiri mutoya kugira hakiri kare cyane ibyo bitwaye ntabwo ndi muto biriya nibyo ni ukuri cyane yagutereye ivi iriya mito niyo kubana niyo fiyanse ni iki mito yo kubana se bayambarira mu rusengero iriya ni fiyansaye n'ubu ngubu usigaye mbona bazambara bakatana n'abana pe no hanze barazambara bakatana n'abana byaterwa ariko dufite uburyo twateguyemo ibintu byacu tuzakora ubukwe tubane dushyingirwe tuzire mu bukwe uyu munsi wavuze ko ufite ubana n'ababyeyi ufite n'ababyeyi ntago baguca intege ngo turiya muhungu gutya na gutya kwishyura umwediya oya wapi ntago banca intege twe abantu bo mu rugo tureba babiri umuntu areba ibye areba ibye kandi ikintu ubona ko kigufitiye inyungu nyine kiba kigufitiye inyungu tu kuko nanjye jitafu afitiye inyungu kuba turi inshuti hari ibintu byinshi nagiye ndeka hari ibintu byinshi nyine nahinduye ariko ubu nyine ntago mu rugo wapi ibyo twe ntago tujya tubigira iwacu abantu batamuzi jitafu ubundi mu rukundo bameze gute ari romantike oya se sha atanga utuntu tw'udukeya utugifite twa hato na hato nyine niwe muntu twakundanye nkumva ko nkunzwe abandi bose barambeshye yakundanye n'umuhungu arambabaza witwa Eric sheri warambabaje naragukundaga ariko warambabaje uzigaye ariko umuntu uvuze banza kubabaje yakoze iki yarambabaje pe ntabwo nakivuga ntacyo bitware aya nama bibaho nta kintu nta mpamvu ntabwo naza kumuteza kamera ya pizobora ntabwo nyenzigira ariko yarambabaje yigaye Eric rwose yaguciye inyuma buriya niyo mpamvu nabyo uguca inyuma si ubwo kunca inyuma ngiye byambabaza ntabwo ngiye wanca inyuma nababara kwese nkubera guca inyuma ako nukambeshya nababara ariko ntabwo nabigira ibyadanje ku buryo nshobora kwicara nkavuga ngo umuntu yarambabaje kubabara ntabwo wabura kubabara pe ntabwo byabura ibyo byo rwose si byabura ariko nyine mwana ntabwo nabivuga gusa yarambabaje ntabwo ari byo kunca ariko disimana icyiza ngo iyo umuntu agiye mu buzima bwawe haza undi ufite akamaro haje jitafu yego abatamuzi wenda abatamuzi ni umwana mwiza cyane cyane pe inyuma ya kamera ni umwana mwiza afite umutima mwiza wumva jita respect umva mubyarira ego
uzakunda umuntu utabyarira bibaye ngombwa hari igihe biza kubera impamvu ujya ubireka wa muntu we paragisida nanone iyo urebye ababebi bamwitirira cyangwa abakobwa bamwitirira bituma ugira impungenge zo kuba wabwa nako nyangunda kubireba biriya cyane ntabwo mba mbyitayeho benshi ari no ejo bundi numvishe ngo yamuteye inda mumweretse arambwira ati umuntu nta n'uwe nzi ngo uyu se we noneho nuwahe nawe ntabwo bakunda kubireba tu arambwira ati ibi ni iby'imihanda nyine niki gitafa koze ko ati utemangira utwaye ngewe iyo unyeretse ko uri umuntu ushobora kuba wafasha abandi aho uba wamfashe kabisa shake bireka ntabwo cyose iyo unyeretse ko uri umuntu ushobora kuba wafasha abandi nyine wagirira impuhwe umuntu ubona ko azikwiriye aho uba wamfashe ntabwo nawe urambeshya ntabwo nakubeshya kubera ko wituze ko urukundo ariko rw'iyi minsi abenshi kugira amafaranga kandi yarayabonye arayafite ntabwo nawe kuko utakumva ko se nanjye nyafite nanjye ndayafite make yanjye akana gusaba mugabo uburyo gasoro ntabwo yabura pe ntabwo ngiye Jitafu namukurikiyeho amafaranga umuntu umpa amahoro mu buzima niwe nakurikiye amahoro pe dusoza ndabanza mushimire urakoze cyane ako mwifurize kugira urugo rwiza kubera ko kandi ikindi hano mu mihanda wajemo harimo abandi benshi badakunda umuntu utera imbere I know ndabizi kandi uri mushya ubizi gute akaro nawe rero oya societe sinagiye mba mu masosiyete menshi simbana n'abantu se ndabizi nagara kuvuga ngo kuba umusitari no mu buzima bw'inyuma ya kamera ndabizi ko habamo abantu bafite amashyari iyo wateye imbere bagushyigirira ishyari ariko buriya ndasenga nzajya nsenga Imana nsengere Jitafu ubundi nyine dukomeze dutere imbere ibindi nyine ubwo nibiba nuko Imana izaba yabishatse ariko nuko Imana umuntu ugira ishyari n'iribi mva ishyari wirirwa wicaye ku muntu umwibazaho mbese ishyari rituma udatera imbere kurirwa wita ku by'abandi muntu ugira ishyari ni ukuri kw'Imana ndakubwiye ati yego urahiye uzapfuka nk'amatora ishyari nicyo kintu kibi kibaho rirakunanura uzi kugira umuntu ishyari ukananuka biriseriye ugirira umuntu ishyari ukananuka ukangana nk'urudodo biriseriye kandi yego ukumva kuba wenda Jitafu yarateye imbere bikakubabaza bikaguhangaye n'ibisazi uburyo uvuze ishyari wanze urizi ishyari n'iribi ryambayeho ngewe gute nyine byambayeho ari umuntu ukugirira ishyari pe habaye iki biba ari birebire ha muntu nta kibazo turaganira ariko nyine ngewe ishyari nararibonye mu buryo bwinshi cyane abantu bagiriye abandi amashyari nta muntu urandoga ngewe nta muntu urandoga nyine ariko nyine ngewe ishyari nararibonye ndibona mu bandi bantu nanjye ryambayeho nawe urarigize ntabwo ndagirira umuntu ishyari ngewe niyo naba nkwanga ahubwo iyo uteye imbere ndishima barumva iterambere ry'undi muntu ryanshimisha kubona umuntu muziranye yarateye imbere bumva ari ibintu byiza icyiza nakunze ko disi ufite indangagaciro kubera ko uvuga ngo ishyari n'iribi uzatera imbere ahubwo rero dusoza reba muri kamera ubwira umukunzi wa Jitafu disi akamesaje tumisoza ikintu mesaje imwe namuha nk'umukunzi wanjye imwe namuha akenshi nkunda kumubwira ati nutambera umukunzi mwiza byibuze uzagerageze umbere inshuti nziza hari ukuntu abantu bakundana pe bigashya bigashyuhagana umva nyine ukabona ko abantu bakundanye ukabona ko abantu bateranye amavi ari uwo batereye ivi mbona impeta yishyinguye muri toilette ako nyine ngewe niyo twashwana cyangwa wenda ibi bitakomeza sinzigere numva ibintu byacu byo kuba wenda nituba twakomezanyije biba byiza ako tunashwanye ntabwo twabizana ntituzabizana imihanda sheri wanjye sibyo tuzabyimenyere byiza tuzakomeze tubane tube inshuti nziza kuko ndatekereza ko nta kintu kibi gikomeye cyatuma dushwana njye nawe uri umunyamahoro ukunda amahoro nanjye nkunda umuntu amahoro iyo mbonye ngewe ushaka kumbangamira nagenda hakiri kare niyo mbonye urugero nk'iyo ndi ahantu iyo ndi gutongana n'umuntu turi gushwana iyo mbonye ko ntangiye kurakara nta nubwo umenya ahantu unyuze
rero ikintu namubwira cyo ukomeze ugire umutima wagutse mwiza ufite kandi ukomeze ukore cyane niwite ku bantu bakuvuga wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina uzavugwa byinshi pe byinshi cyane kandi bitari byiza bibi gusa ariko kwihangana kwawe kuzarute kunesha tibyo hari ko bavuga ya kandi arihangana cyane umutima afite mugara zawugumane ndamukunda cyane kandi n'abafana bamukunda mukomeze mumukunde mudushyigikire nanjye mu nkunde mudushyigikire no kuri couple yacu mukomeze muyiteze imbere vuba hatira batamaga save the date. Guys reka dushimire rero Madame Gitafu kandi Imana izakubakire ndetse n'urukundo rwawe cyane utera imbere. Merci Imana mwiza ko mwiza mwebwe twagura. Turabashimiye nitwa IT nshimira Madame Gitafu akoze kuza. Namwe mwakoze kuntumira mu kiganiro cyanyu mukore subscribe share na comment muhundisha abantu mudukundisha abantu iyicaro rwose mugirebe muyisharingi izajye babiganiro byiza mwakoze kunkurikira.